Umuvugizi wa Adepr yagurishije insengero. Abakristo ngo batanze ngo amafaranga ngo bongo ngo inyungu yabo ngo niyi. Urusengero rwa Adepr rwashyizwe ku isoko, bivugwa ko Adepr yatangiye kugurisha insengero. Urumwe byanambabaje cyane. Ari imfungwa ry'insengero. Yego. Siko meze? Imfungwa ry'insengero rirahari. Urusengero barwa kubaka hari ahantu rwabasaba nibura miliyoni nkama reka miliyari nibura 3 ahubwo haba haziyemo undi mwuka kugira nyine ngo abantu babone inkuru ukoze inkuru nkiriya yaba ari inkuru yo gukwiza ibihuha baze bagabane umwe twari tafari undi twari bati rwa rusengero nekeza ko rufite abakristo basaga nk'ibihumbi 4 Adepr ifite insengero ibihumbi 4 ko dufite wenda urusengero wenda reka tuvuge ko abantu basengeye garukiri bari buzamukiremera abakristo bavuga ngo amafaranga ngo bagomba ngo kuyagura ngo ikibanza ngo tukubaka handi ni 15 sunumva babahaye zasizagura n'ikibanza ni wanje nizahagura zagurishwa nande ziransenya hari Imana uzazigurisha hari Imana zazigurisha nize kandi z'abaturage n'abaturage bazazigurisha se ni komite nyobozi se Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, turabasuhuje cyane kandi tubaha ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira kuri Humura Program TV. Turabasuhuje n'ukuri Imana ibahe umugisha cyane, twizere ko mumeze neza cyane. Turi no kuri Bigireherezo TV, tubaha ikaze hose mugende mukore subscribe kugira bigende neza cyane. Turi kumwe na Pastor Nshimiye, niwe tujye kuganira. Pastor, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ndabasuhuza meze neza. Abantu bo kuri Humura Program turabasuhuje cyane. Ewana bose nabo kunzozi ndabasuhuza. No kumanura. Bose mbabwire ngo ndabakunda. Ariko kandi bagiye kuri Humura bakore subscribe. Dushaka abantu ndabiswe ikiganiro abantu bari kukireba ari benshi. Ni cyane. Ngiye guhita nsaba abantu 500 sinsabye benshi. Bageyo. Wenda dufite abantu bari kutureba benshi. Abantu 500 bandike ngo Humura Program ukore subscribe kandi uzunguka byinshi cyane. Hari chaîne zaje kuri YouTube zidatuzo byo zigisha ariko mbahitiyemo channel Humura Program ni channel ya pasiteri cyane ntago ari nk'azaba aba pasiteri bo oya ayi channel zigaziza ngo icani ya pasiteri runaka abantu bakiruka n'amatiko abayo rwose ndababwiye kandi cyane tujye kuganira ibyunguka ibifasha abantu ku mutima. Reka banze dushyimbere Imana dusengere ubundi nabonye mu kanya ari guha abantu bo kuri Humura ikiganiro cyiza kivuga ku myuka mibi itera abantu uburyo ngo Marie Jose ziza kudutata ngo zima abadayimoni zikunda gutata abantu. Oh yes, ziratata bantu tubwire buryo bari senga maze ngasenga. Yego, Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana ifite imbaraga. Amen. Turagushimiye ko uri umukiza wacu bwite, uri umutabazi w'abatabazi, uri umutware w'abatware, uri Imana ikomeye, uri Imana y'icubahiro, uri Imana y'igitangaza mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'amahoro n'amasezerano. Kristo yifuze biraba kandi utegetse birakomera. Bana natwe tugire neza kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Nkwaje ngo tubwire buryo Marie Jose ziza gutata abantu. Nabonye icyo kiganiro ari kugiha abantu kuri Humura Program. Baze kujya bakibona cyose ni umwuka ugendanye n'inyatsi. Kenshi hari igihe abantu bahura n'ibibazo rimwe bamenye ibyabaye bakibwira ko wenda se ari ibisanzwe ko byagombaga kubaho. Ubundi hari ibintu biri nomo biri normal bisanzwe biba mu buzima akaba n'ibintu bidasanzwe ahubwo ari ibyagwiririye abantu. Barabaruzi ko inyatsi bayiroga. Oya, inyatsi barayiroga. Umurozi yarayikuroga rwose akaguhuhera kaguteza. Wajya ukora ku kintu bikayoyoka bikaguruka. Inyatsi barayikuroga. Inyatsi kutabona akazi kandi nayo ngo barayiroga. Nyine ni kukubwira buri inyatsi iri mu bintu byinshi. Iri mu bintu byinshi. Inyatsi barayiroga abantu bamenye ko inyatsi bayiroga. Bakakuroga inyatsi. Nose nkubaza. Buriya igeze nko buriya waruzi ko ari igihe ufata nk'amafaranga. Amafaranga ukayafata
ibihumbi 100 ni 500 ubwo nahere ku muntu w'ibihumbi 100 ni miliyoni ni miliyoni 30 y'amafaranga yose ukajya kubona urashize wibwiye se ngo aturuka bigenda gute rimwe rimwe kanayabura ntinyatsi wagera mu rugo uzi kugera mu rugo ugasanga ikirahure cyamenetse ngo serendere yapfuye ngo urugi ngo urufunguzo rwatakaye ukajya mu isoko ukajya ugenda gusaba umuhanda ukajya kugura ibintu nawe ubwo utateguye iyo ni inyatsi cyane abantu icyo basabwa gukora ngo birinde inyatsi n'iki nabonye wabahaye n'umutereko n'abatakurikiye umuti ni ugusenga Imana kugira ngo Imana ibagire neza icya mbere umuti iyo umaze kubona ibyo bintu ubundi wenda kavuge kamwe gusa mu byinshi navuze nababwiye ngo nureba utu dukoko tw'amarishozi tuba mu nzu mu mazu y'abantu nekeza ko nta nzu nimwe hari n'abatwita tito reka njye nakoresheje marishozi we ariko turiya tuntu uzajya gusanga nyinshi nta nzu namwe katabamo haba ama etaje haba i Burayi haba ahantu hose ariko ikizakwereka ko ari ako bagutumye igihe wicaye nko muri salo cyangwa se uri nko mu cyumba ukajya kubona ukabona kari hafi yawe kabanguye umutwe iyo nkuri kuri telefone iyo uyivuyeho uzabicunge neza ugasanga akubitse umutwe wajya nko kuri telefone cyangwa uri kuvugana n'umuntu ukabona kabanguye umutwe kari gutega amatwi kari recorded izo mbaraga kari recorded izo mbaraga kakata kakohereza ibyo uvuze byose aho ngaho rero haturuka amenyetso nyinshi rimwe abantu batazi ko byagenze iyo umaze kubibona rero ukora iki nta kindi ni ugusenga Imana kuko biriya yaravuze ngo nimurwanye satani azabahunga nimwegera Imana izabegera ngicyo kintu umuti bagomba gukora reka tuzabirambure neza tubaho umuti neza banyarukiye kuri mu program icyo kiganiro cyose kiriyo bazabikurikirana kandi urumva ko bazungukiramo byinshi cyane harimo ibimenyetso bigera muri 6 uyu munsi nifuza ko wenda tuza kuganira ni byinshi cyane biri kuvuga kuri no mihanda ni byinshi cyane biba byagaragaye bigatuma abantu bibaza cyane cyane abavuga ko bari muri ruhande cyangwa se muri iki gisata cy'iyobokamana cyangwa se urugendo rw'itangazamakuru rutangaza ibintu bigendanye n'ibya Kristo n'ubutumwa bwiza ni ikiganiro nabonye ni inkuru imwe nabonye yavugaga ku rusengero rwa Adepr rwashyizwe ku isoko bivugwa ko Adepr yatangiye kugurisha insengero urumwe mu bantu babaye muri Adepr wakoremo n'umurimo cyane abantu benshi bazi Pastor Nshimiye bamuzi nk'umupasiteri muri Adepr iriya nkuru yo kuba Adepr yatangiye kugurisha insengero wayibonye gute ku ruhande rwawe abantu benshi bavuga ati bya ni ibintu mwavunikiye ni ibintu abapasiteri nkamwe mushesha kanguhe byabavunye ariko umunsi abariho nibo bari kubiteza cyamuna cyangwa se nibo bari kubisenya babyangiza arega buriya niyo mpamvu nanjye ikiganiro ndakibonye byanambabaje cyane byanambabaje nikiraza ko wenda umuntu wagikoze singiye wenda kumunenga ariko nanamunenga ashobora kuba yabikoze bitarimo ubunyamwuga ashobora kuba yabikoze mu buryo butari bwa kinyamwuga yabikoze asa nk'umuntu wenda ushaka inkuru ariko iyo aza kubikora mu buryo bwa kinyamwuga yari kubanza agatuza akareba we yanditse na title avuga ngo urusengero rwa Adepr rwagurishijwe no mu makuru yatangaje yavuze ko urusengero rwa Adepr rwagize gute rwagurishijwe ko ntirwagurishijwe ukoze inkuru nk'iriya kuko urusengero ntirwagurishije oya reka maze nkubwire ukoze inkuru nk'iriya yaba ari inkuru yo gukwiza ibihuha urusengero ntabwo rwagurishijwe rwa rusengero nyiri no muri Adepr 2018 rwa rusengero rwari mu nsengero zo mu gishanga rwagombaga kuvaho rwari urusengero mu nsengero zagombaga kuvaho avuyemo rwa Kiruhura ruriya no rwari rutahiwe rwagomba kuvaho atari uko rugurishijwe atari nuko urusengero rubuze amafaranga yo kuhakora ahubwo ngiye nigeze kujya kuhabwiriza 2020 usanga rukiriho ariko ubwo nibaza impamvu rutavuyeho kuko rwa rusengero rwari urusengero rwashyizwe mu nsengero zimwe ziri mu bishanga icya mbere sinabwo bwonyine rwavuyeho hari n'amazu yavuyeho
y'abaturage. None se n'amazu y'abaturage nayo yaragurishijwe se? Ntabwo rero buriya kwa si ugurisha urusengero. Ahubwo ni ugushira mu bikorwa imyanzuro ya leta. Uranyumva neza? Reka tuvuge urugero. Kiruhura. Urusengero rwa Kiruhura. Se rwari rwiza se? Kiruhura rwari rwiza, rwo rufite abakristo benshi ku bwinshi. Nabwo rujya kuvaho habaye saga, haba induru, ibintu bikomeye. Induru yaterwaga nuko bamwe mu bakristo batari kubyumva. En fait buriya abantu bose barikunda. Ni kimwe n'abaturage. None se abaturage ejo bundi bavuga ngo nibakureho amazu, niho ni habagasaga mu bishanga, bamwe bangana ingurane, abandi bajya kurega, induru ziba ndende, n'ubu ngubu nekeza ko hari imanza zigihari z'abaturage. So rero ahangaha ahubwo haba haziyemo undi mwuka kugira nyine ngo abantu babone inkuru. Inkuru ya mbere ni iyihe? Muri iki gihe ari imfungwa ry'insengero. Yego. Siko bameze? Imfungwa ry'insengero rirahari. Zitujuje ibisabwa. Yego. Hanyuma iyo bumvise ko hari n'izakuweho. Zambu ubuzima gatozi. Hari n'izategetswe gusenywa. Ibyo byose rero iyo bibaye noneho uwo mwuka ukazira muri iki kintu, hahita havugwa byinshi. Umuvugizi wa Adepr yagurishije insengero, umuvugizi waki. Ariko reka mbabaze. Nahubwo natangajwe no kubona umunyamakuru mwese nshaka no kuvugiza, ntago ngiye kumwamamaza hano. Avuga ngo abaturage, ngo abakristo, ngo batanze ngo amafaranga, ngo inyungu yabo ngo niyi. Ariko barayatanze kandi biyubakiye urusengero. Imagine. None se babahamagare bose baze basangire. Bagabane. Utwara itafari, utwara ibati. Baze bagabane, umwe utwara itafari, undi atwara ibati. Rwa rusengero nekeza ko rufite abakristo basaga nk'ibihumbi 4. Ose amatafari ni yana bakwira. Icya kabiri, buriya nekereza ko umuntu afite ikigo. Reka nange wenda urugero gura munyamakuru wagiye kuvuga iyi nkuru wayishyize ku mugaragaro. Afite ikinyamakuru cyitwe YouTube channel yiwe, ni ikigo. Ikigo cye nekeza ko niwe gestionnaire wacu mukuru. Niwe ukiyobora, niwe ukimenya uko gikorwa, niwe umenya amafaranga kivuyemo, niwe umenya uko ahemba abakozi, niwe umenya abafasha, niwe umenya buri kimwe cyose. Buriya iyo uri head, katuvugana nk'umuvugizi wa Adepr, niwo bavuze, reka muvuge gutyo. Niwe head ya Adepr. Adepr ifite insengero ibihumbi 4. Uranyumva neza? Ibyo bihumbi 4 we ntagareba rukiri honyine, areba hose. Niwe uzi ahababaye kuruta ahandi. Wenda reka tuvuge bamwe bakavuze ati wenda bira bikoresho iyo bivamo bikajya wenda mu rundi rusengero uruhese bazi ari uruhi. Ariko bira bikoresho nekereza ko sinabo ba mbere bonyine bakoze biriya bintu. Ahantu hose yagurishijwe cyangwa se habazwe, siko biri, ahantu hose habazwe, ahantu hose hakuweho mu gishanga nka kuriya ajyamo n'igishanga, ibikoresho bivanwaho, byamara kuvanwaho bikagurishwa, bakazana nka rwemeza mirimo akabigura. Hanyuma ari amafaranga nekeza ko atashyize ku konti y'umuvugizi, ntago bashyize kuri konti ya pasteri wayoboraga Rukiri, ntago bashyize ku mubitsi wabikiraga Rukiri, bashyize kuri konti ya Adepr. Iyo konti ya Adepr kuko management yose igengwa nande n'umuvugizi, nawe si ubigenga, ni biro yicara ikavuga ngo aya mafaranga ko tuyabonye tuyakoresha iki, bashyira muri budget mu yandi. Hanyuma bakareba gati se ko dufite wenda urusengero, wenda reka tuvuge ko abantu basengeraga Rukiri bari buzamuka Remera, bashobora kujya Remera, bashobora kujya hari Rehoboti ho bita Godiyari, ese bashobora kumanuka bakajya gusengera Kicukiro Sheri, ni hafi yabo. Bashobora se kumanuka bakajya handi urundi rusengero hari ni hera ara munsi ya Godiyari rwitwa nguki Nyakabanda. So aho hose ni insengero zisa nkizegeranye, bashobora kujya kuhateranira.
yego urusengero rw'Iremera rurishoboye, urusengero rwa Rehoboti rurakoze, bakabati wenda aya mafaranga oro yo kugira ngo tuyafate reka tuyaterure tuyagende wenda mu Mutara hariho urusengero rugomba gukorwa abantu bakajya gute bagateraniramo, kuko we umuvugizi areba insengero 4,000 yego ntago areba urusengero rumwe. Icyo ni kimwe nigeze kumva Abakristo bavuga ngo amafaranga ngo bagomba ngo kuyagura ngo ikibanza ngo tukubaka ahandi. Reka nkubwire urusengero rukenewe muri iki kinyejana miliyoni 15 n'umva babahaye zasizagura n'ikibanza niwanjye nizahagura ari inzu ituzuye nizagura iwanjye miliyoni 15 ntago zahagura nubwo wakongeyeho n'izindi 5 nizagura iwanjye inzu mbamo ngiye nyine n'umugore n'abana urumva niyagura n'ikibanza cy'urusengero. Nekeza ko hariya Rehoboti nk'uko Abakristo bagiye babivuga bagiye kugura ikibanza cy'urusengero byabasaba nibura miliyari kugira ngo babone ikibanza mu mujyi wa Kigali nuko warira abantu bakabaterura sinzi ko na miliyari ko babona ikibanza. Kabiri urusengero barwa kubaka hari ahantu rwabasaba nibura miliyari nibura 3,500 so miliyari 3,500 ongeraho indi miliyari yo gura ikibanza suko bazabona amafaranga ntago bayabona bamara n'imyaka simbizi cyo ko bisunze banke ho byakunda ubwo nabwo n'umuvugizi uzaje kubafatira inguzanyo. Niyo mpamvu rero buriya abantu bakwiye kujya bubaha cyane cyane ibyemezo kenshi biba byafashwe n'ubuyobozi. Ku ruhande rumwe aba Bakristo bajya kubaka uru rusengero babwirwa ko ari Imana bari gukorera, bamwe babwirwa ati mutange hano muzahakura imigisha, mutange Imana izabibukira kuri iyi mirimo. Ibyo bakoze byose biteranyijwe hamwe biragurishwa. Abakristo bubakiraga Imana arega buriya iyo bavuga kubakira Imana ni iki? Imana se barayubakira? Nta muntu wubakira Imana, nta n'umuntu ukorera Imana. Oya uba wikorera. Ibyo Abakristo bubatse uba wikorera, ntabwo bazi ko ari kubakira Imana. Uba wikorera, nta Mana bubakiye muri uba wikorera. Icyambere Imana ituye mu ijuru, Imana ni umuyaga ntagitaha mu nzu, Imana ni umwuka nta nubwo inyagirwa. Biriya byose bikorwa abantu babanze banabyumva. Iyo wubatse urusengero abana bawe bazarusengeramo, umugore wawe nimwe azasengera, nawe ubwawe nutarwubaka neza uzanyagirwa. Iyo uguze intebe yo mu rusengero ntabwo uba ukoreye Imana, ni intebe wicaraho umwana wawe azicaraho n'undi muntu uzakirwa akicaraho. Hanyuma ahubwo iyo ubikoze kuriya umugisha w'Imana urawakira. Reka ngiye nguha urugero. Jewe niba kuri Adepr hari demikombye byari 2003 tugiye nari maze umwaka mvuye ku kazi, ntari naranashakana n'umusingo, nari maze umwaka n'igice mvuye ku kazi, nari nsiganya amafaranga 85. Numva ijwi twari twubaka toilette yo ku rusengero, abantu babyibuka hari mu gishanga hari isoko, hari ahantu hari isoko hariya hari mu gishanga ku Murindi, ku buryo wacukuraga muri metero bahita kugera ku mazi. Tuvuga ngo tugiye gucukura metero imwe, hanyuma ducukure metero 15 gutya mu butambitse, hanyuma ubwishi bwa metero tubukure mu butambike, hanyuma dushiremo ibyuma hasi no mu mpande, tukubake toilette iri kijyambere bazajya bavidura mu gihe yuzuye. Nibwo byari bikinaza, ubwo bwenge turabwiga, hanyuma turubaka. Ariko bigeze hejuru amafarangero nari mfite 85 aribyo nsigaranye. Numva ijwi nimbwira ngo tanga 80. Tange 80 ndi umusazi. Ijwi ramwe ngo uzaguha umugisha, ramwe ngo abana bawe nuyatanga abana uzabyara baziga mu kigo cy'abazungu. Ni 2003 nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali ngo kandi izina ryawe nzaryogeza. Ijwi ndaryumva, hanyuma bwakeye mu gitondo amafaranga ku wa mbere ndagenda yazana nyatanga mu rusengero. En fait ngewe ntago harimo ibintu bibiri. Reka nemeye ko nakoreye Imana, ariko umugisha nari ngiye gufata uzantunga mu myaka nyinshi iri imbere. Uwo niwo nari ngiye gusatira, niwo nari ngiye gusingira, niwo nari ngiye gufata. Kenshi rero abantu ntago bamenya icyo bita gukorera Imana no gutandukanya n'umugisha.
gukorera umugisha w'Imana. Nekeza ko ahangaha niho abakristo rimwe na rimwe bataramenya, cyangwa se abantu muri rusange bataramenya icyo ari cyo. Urumva? Ngewe reka nguhe urugero. Ngewe wenda mpuye n'umwana wenda yananiwe kwishura ishuri, ndamufashe mujyanye mu ishuri. Urumva? Reka tuvuge urugero nk'uwari umwana ushoje amashuri nishyuriraga, hari n'undi uri ni Rusizi nishyurira, ahubwo Imana nzi kunyibutsa ntoreza amafaranga nari narayohereza. Urakumva? Ubwo harimo ibintu bibiri. Hari kuba icyambe ndi gukorera umugisha, ngewe uzantunga uzatunga n'abana banjye mu gihe nzaba naranapfuye, cyangwa se mu gihe nzaba narashaje umugisha uzantunga. Kabiri, arimo gukorera Imana ariko mu buryo ntazajya kwishyuza, kuko ntabwo nzajya kwishyuza uriya mwana ngo wa mwana we dore nakwishyuriye ishuri none dore urashoje genda ukore unyishyure. Oya, ahubwo ubu ngomba no kumufasha kubona akazi. Ahubwo umuntu ufite akazi akamera abana. Ni abakobwa babiri, umwe yize ikoranabuhanga undi arimo yize ibintu by'amasiyanse, cyokoze bagiye gukomeza kaminuza, babanze bige kaminuza ariko akazi mwe munakaretse nta bindi. Ubwo aho ngaho niho harimo gukorera umugisha atarimo gukorera Imana. Urumva rega, nakubwiye ngo ubu ni gukorera Imana niki? Ese ubu ngubaze Damu, n'umuntu wese unyumva, Imana wayikorera iki? Niki wakorera Imana? Imana wayikorera iki? Wagura intebe imwe uravuga ukoreye Imana? Ntabwo ari Imana ukoreye. Intebe ni yawe ugomba kuyicaraho, kuko nutayigura uzumva misi uhagaze. Imana se izababara. Imana ituye mu ijuru. Cyokoze kizakora Imana izaguha umugisha uvuye muri ya mirimo wagize gute wakoze. Kandi nabwo wumve neza ukuntu birivuga. Iravuga ngo iyo mwakoze nabi izashya. Iyo mwakoze ngo abantu babarebe, nk'abantu batangiye kuburana biriya. Bura byose Imana amaze gutwika. Umuntu wese watanze amafaranga kandi mu kuburana. Kuri Rusengero rwa Adepr. Imana yatwitse. Yokeje. Imana yokeje. None se bangubaze. Izi sengwa tuvuge wenda nk'ahantu hari intambara. Reka tuvuge nko muri Kongo. Cyangwa muri za Pakistan. Se nta nsengero bubaka. Izi kubitwa se n'amabombe zigashye. Ntabwo bakoreye Imana n'umugisha. Ntabwo bazongeye se bakubaka. Nicyo rero abantu bagomba kubanza kumenya, bagashyiraho ubwo munyurabwenge mbere yo kwirwanya ngo dufate ibintu byose tubishyire mu gatebo kamwe tuvuge cyane, dusakuze akantu kabaye Adepr byacitse runaka. Ubu ngubu hari abantu bifuza ko abandi bafungwa. Hari Imana baramufasha abantu bose bavuze duru, ariko nyamara gereza iriya nzu buriya ari amaboko wabonye ni impeta ziriya. Ni impeta abahanuzi bavuga ko ngo ari impeta. Ni impeta. Ziriya mpeta se hari umuntu n'umwe zitagenewe kuri ku isi. Uri ku isi cyangwa kamvuge ku isi. Ku isi hari n'umwe zitagenewe se? Ziramugenewe. Ziriya mpeta buri muntu wese yazambara. Yamaye nka data. Wazambara mu gitondo, wazambara nabi, wazambara neza, ushobora no kuyaramo rimwe ariko ukazambara. Ugaca mu gitondo watashye. Kuko rero ari ibintu, ahubwo ibintu dukwiye gukona ni ibintu umuntu ahuye n'ibyago dukwiye kurira. Tuvuga ngo man buriya ari ikintu nkundira Bibiliya. Bivuga ngo Petero amaze gufungwa. Petero afunzwe. Bivuga ngo abitorero ikintu bakoze bafashe iki cyo gusenga. Barasenga ngo marayika w'Imana yumva abitorero afata gereza ayimukuramo. Ariko turimo kwishimira ibyago by'abandi. Ubu ngubu ureba none ko insengero zimwe zakuweho. Hari n'abantu bagifite insengero bishimiye ko zakuweho. Babyishimiye. Nure ko harimo n'abafunzwe, hari abishimiye ko bamwe bafunzwe. Nure ko hari n'ubwo rusengero rwasenywe, hari n'abishimiye bati reka rusenywe. Hari ababyishimiye. Ariko biravuze ngo ntukishimire ibyago by'abandi. Wowe wishimira ibyago by'abandi uzaba ufite ingorane zikomeye. Nicyo rero kenshi abantu bakwiye kubanza kumenya no gusobanukirwa. Rero reka rwose nishaka mbwire Pamphile muvuge mu izina. Pamphile ashobora kuba yakoze ikosa, kandi ikosa yakoze ntago yabanze kubaza nibura umuvugizi, cyangwa se mbere yo gutara inkuru iyo abanza akabaza akagisha inama wenda umuyobozi w'ururembo. Ndakubaza muri ubu buryo, urusengero rwasengerwamo yego koko hari mu manegeka, ariko amanegeka yakuweho mbere
ntekereza ko urusengero rwafunzwe abakristo barusengeramo. barusengeragamo ariko manegeka urakoze barusengeragamo. kuba uyu munsi bigaragara aho kugira ngo abakristo bavugurure ibintu runaka, ahubwo umuvugizi agateruza n'itegeko cyangwa se Adepr igahita ihitamo ati reka tugurishe. Kandi mu makuru ari hanze ku mihanda biravuga ko atari rumwe ruri kugurishwa muri burabo. arega umva nkubwiza ukuri, ari ibintu abantu bakwiye kwanza kumenya. Reka nange urugero rw'izi nsengero zavuyeho. urwa Imana rwitwa ngo iki? Zerafati Holy Church. Nrwamaze gukurwaho burundu. ubuzima gatozi niba babushubije, hanyuma ziriya nsengero zawe zande zizagurishwa nande? ziriya nsengero hari Imana uzazigurisha? hari Imana zizazigurisha n'ize kandi z'abaturage. ni abaturage bazazigurisha se? ni komite nyobozi se? ziriya nsengero zose zigomba gutangwamo ripoti. abantu nibabanze banabimenye, urusengero ntabwo ari urw'abakristo. urusengero ni urwa Adepr. urusengero rwanditse ku izina rya Adepr, ntabwo rwanditse ku izina rya Ndayizeye Isayi. urusengero ntabwo rwanditse ku izina rya Harerimana Jean Bosco, rwanditswe ku izina rya Zerafati Holy Church. hanyuma Holy Church Zerafati yamaze kuvaho. iyo ivuyeho amategeko avuga iki? amategeko aravuga ngo umutungo wimukanwa n'utimukanwa birabarwa. ubu byose bigomba kujya muri, niba ari Minaroke, niba ari RGB, nimwe bazatanga ripoti. hanyuma leta niyo izicara ivuge ngo uru rusengero ko rukuweho hakorerwa iki. ese urusengero ruhabwe umuryango runaka? hari n'imiryango izajya kuyisaba, izisabe nibagire umugisha bazibahe, cyangwa se leta ishiremo ibindi bikorwa. ubundi niko mabwiriza avuga. urakumva? na statistique ivuga. ubundi iyo umuryango ukuweho, umutungo w'umuryango uhabwa undi muryango ufite usa nawo, ufite ubuzima gatozi. nyine usa nawo, nyine ubwo ufite ubuzima gatozi. utagize ubuzima gatozi ntabwo uba uri umuryango, ntabwo uba uriho. icyo ni kimwe abantu bagomba kubanza kumenya, ku buryo abakristo batajya kuburana ngo bagiye kuburana ngo ibyahehe ngo ibyabaye. oya, uko kwaba ari nko kwibeshya. icya kabiri, ubu ngubu tuvuge Adepr ifite insengero 4,000. yego, nibura mu gihugu 4 birengaho, sibyo? byanga bikunda muri iki kiza cyangwa se muri gutunganya insengero mu 4,000. reka mbivuge nawe wabinumye, sinubuhanuzi. oya, ni ikigeranyo, ni nako bigomba kubanza kugenda banabyumve. nta byacitse yabayeho. mu nsengero zigomba gusigara nibura bazasigarana nk'Icyatanu cyangwa 2,000 mu 4,000. 4,000 Adepr ifite agomba gusigara Icyatanu. hagomba gusigara Icyatanu cyangwa 2,000. mbahaye na nyinshi zishobora no kumanuka. hanyuma ibyo bagomba babanze babyumve. tuvuge nko muri Ndera, ahangaha turi dukora iki kiganiro, hashobora kuzasigamo urusengero rumwe cyangwa 2 wa Adepr, za Adepr. icyo si igitangaza. Musave bakureho, Gashure bakureho, Gishure bakureho, Bumbogo bakureho, Bwiza bakureho, Gasogi bakureho, hasigare wenda Murindi na Ndera, cyangwa na Murindi bayihore, hasigare Ndera, cyangwa hasigare rumwe muri urwo. bashobora kuza kandi Murindi iri hagati mu baturage, nimuyireke. cyangwa se Ndera irasakuriza abantu, ahangaha ntirwemewe. icyo gihe rero bamaze kureba ibyo ngibyo, yego, izo nsengero ubundi ubwo butaka bazahamagara abakristo. icyo gihe icyo bakora dore ngiki, baravuga ngo abakristo basengeraga Musave, basengeraga ku Gishure, mwebwe muzajya musengera i Ndera niho habegereye. abasengeraga Gashure, abasengeraga na Gasogi murajya ku Murindi, abasengeraga Bwiza murajya Kabuga. bakaba diployinga amakorari, ibyuma byose bigaterura bakajyana, kuko ibyuma nagaho ni umutungo w'itorero, naga n'umutungo w'abaririmbyi. nibyo bagomba kubanza kumenya. ubuyobozi rero burabareberera, bukabatwara, bukabereka aho bagomba kujya kujya gusengera. abadiyakoni bakaguma mu nshingano, niba ari amakorari akazamukana yombi, cyangwa se babona abaye menshi bakayaseparamo 2 kugira ngo nyine na wa mutekano ugire cy'usengero ugiye gute uboneke. ibyo nibyo ugomba kubanza kumenya. Erega reka nkubwire, buri impinduka ziragora. niba ari ikintu kigora abana imyumvire niyo ya mbere irushye.
iyo abantu bamaze kumva burya mu mutwe bakumva neza ibintu byose biroroha. Icyambere gikomeye bani imyumvire no kwakira impinduka ziba zabaye, kubera ubu ngubu turi muri sagasaga mu insengero ngo zafunzwe nuko tutarakira impinduka zo gutunganya insengero no kuzigabanya. Ariko tumara kwakira ko insengero zigomba kugabanuka tuzaceceka dutuze, abantu bazaceceka. Njye namaze no guceceka, njye naracecetse rwose, ntago nyivuga iby'insengero ko zanafunzwe, nta n'urusengero rufunzwe ruriho. Yewe n'iby'insengero narabiretse. Narabiretse rwose ndi declare, narabiretse. Ntabwo uzongera gushinga urusengero? Oya, rw'ikizi kuyobora nayoboye muri Adepr, narayoboye. Ubu nuwama n'umupasiteri waza akamwira ngo wenda nkunda gutwara ngo nkorere wenda ngwe miliyoni, njye kujya mu nshingano z'ubuyobozi ntabwo nabyemera. Ni stress. Nzajya nsengera aho mbonye, cyangwa se nzajya mu rusengero rumwe nishaka ntigishe nyobora amateraniro, ariko kujya mu nshingano z'ubuyobozi, gushinga itorero, kuba ufite no mu rundi rusengero, kujya mu nshingano z'ubuyobozi ngo mbaye kwikorera inshingano, oya, iyo ni stress, ntabwo byashoboka. Ubu ngubu hari abantu bamaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bameze neza. Nawe ugiye mu cy'izabukuru se? Njye ndacyafite imyaka itaranyemera kujya mu zabukuru, ariko ngiye kuba mfashe konje. Bizatuma nikizatuma nakora umurimo w'Imana. Suguhunga umuhamagaro se barawuhunga. Bose ndi mu biki hano ndi mu muhamagaro jamani. Nzakora ibindi, ariko ibintu ni byinshi byo gukora. Kenshi baradushaka dukora ibintu bishaka bikayangana gutya, ariko hari ibintu umuntu akwiye kwicara akamenya akavuga ngo hanyuma icyo ngiye kuvuga, nari ngiye kuvuga ko izo nsengero ibihumbi wenda 2 bizasigara bidakora, ubwo butaka Adepr zabujugunya, nose bazabaha abantu babuhingemo. Izicara nk'umuvugizi, sinawo wenyine, ni board, ariko ntago ari umuvugizi ubikora. Birase umuvugizi ubikora, umuvugizi yajya kugurisha urusengero guteze, haba komisiyoni yajya gushaka komisiyoni. Nta n'uburenganzira bifitiye bwo gugurisha urusengero. Ni board yicara bagakora inama ikadesida ikanzura ikigomba gukorwa. Si n'inama imwe, haba hakozwe nyinshi. Hakorwa iyitorero, umudugudu burarukira byanga bikunda ko abaturage cyangwa se waranshira nkuru atabimenye, byanga bikunda hari abakoze inama ku mudugudu, nabo babyemeje bya mbere byabaye, nabo babyanzuye. Ntabwo byanzuriwe muri Adepr, ntabwo byanzuriwe. Hakorwa inama ku itorero, hari hasi rukiri paruwasi yakoze inama batanga report mu rurembo, urembo rukora inama, bohereza muri Adepr ikora inama, bafata umwanzuro. Nuko guko bigenda. Ba rero guhamagara umuvugizi, ahubwo wenda buriya umuvugizi aranarengana iyo bahamagara umuyobozi w'itorero ryo hasi rya rukiri, kuko iyo nama ni wayikoze yugurisha bira bintu, ni nawe ashatse abakiriye. Atanga igiciro, bazana bwiyemeza mirimo, bazana ababishinzwe, ariko buri umuntu ubihagarariye nta nubwo ari umushumba w'ururembo, nta nubwo ari wa paruwasi, ni umushumba w'itorero ryo hari, niwe akabaza amakuru, kuko iyo nama yabikoze niwe wa mbere wayikoze, atanga report. Ariko buri Abakristo bahariya ira nama shingwa bikorwa n'abadiyakoni barabyemeye, kuko mu nama niyo bakoze iyo nama iri fayiro cyane. Ibi wenda yo bibaye gutya muri Adepr, abantu benshi bahita bahaguruka kuri Izaye bakamutera amabuye. Nta gihe tujya tubona Izaye adaterwa amabuye, ararengana. Ubona ibintu biterwa n'iki? Nyine Izaye ararengana, impamvu ni nyenyeri. Ni nyenyeri. Nyenyeri ite se ubu ngubu uwafunzwe ninde? Cyangwa iyo bavuze urusengero ngo rwakuweho bandikiye nde? Bandikiye Zerafati muvugizi, nibo bandikiye. No Adepr, iyo tuvuze Adepr ntabwo tubona pasiteri uyobora Ndera, ntabwo tubona pasiteri uyobora Kabuga, tubona Adepr, tubona umuvugizi, tubona uyiyoboye ko ari wowe wicaye ku ntebe, niwe ugaragara, niwe munini. Ubusega nk'urugero izayinekeza ko nta muntu utamuzi ubu ngubu kubera n'amafoto ye abagenda ahantu hose. Ariko se nk'umuyobozi wa Kabuga, nk'umuyobozi wenda reka ndeke wa Kabuga, reka dufate umuyobozi wenda wa Ngoma, wasanga asa bamuzi ari bangahe ururembo rwa Ngoma, bake cyane. Si umuyobozi se w'ururembo asa bafite amaparuwasi angahe? Ariko ibibereye Ingoma
nta nubwo bimureba bahita bavuga w'i Kigali bavuze Adepr nyine ntabwo babonye iwa Ngoma nta nubwo nose batavuga uwa Rukiri cyangwa se uwa paruwasi ya Remera kandi uriya rusengero ruri muri paruwasi ya Remera kuki se batavuze umuvugizi nako umuyobozi w'ururembo rwa Kigali Valante bavuze Izayi nuko ari inyenyeri niyo mpamvu bamuvuga gutyo nuko ari inyenyeri niwe head kandi Adepr ni brand abantu banyine bagomba kwicuruza yego ku ruhande rumwe rwose Pastor Nshimiye ati kugurisha urusengero ntacyo bitwaye n'abandi bwo ariko twagiye tubona rimwe na rimwe hari insengero twagiye tubona ziri kugurishwa zashyizwe ku isoko ugasanga rwavunye abakristo mu rwego rwo hejuru nyirarwo agashaka uburyo akora tekinike akarwiyandikaho cyangwa se agashaka uburyo uwo nguwo ari igisambo arugurisha uwo nguwo ntabwo ari umupasiteri uwo nguwo ari igisambo uwo nguwo ni igisambo ni nabo babafunze nyine benshi niba oya urwo ntabwo ari urusengero uwo si n'umushumba uwo ni igisambo bure ntabwo uza kumujyanye na Adepr ntabwo uri buze kumukompara na Adepr oya niba umuntu se yafashe urusengero akarwiyandikaho uramukompara gute na Adepr uwo ni umutungo we uwo si n'umutungo we nose abakristo barakoze ni umujura uwo ni umujura wivuga ngo ni umutungo we ni umujura uwo ni igisambo uwo nguwo ni nk'uko yaza akakubwira nkomereza iyi kamera tuyifatanye yanze akayigutwara kandi nawe uyizanye hariya wowe wayizanye uwo nguwo uzi ukuntu bamwita se bamushyiraho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ku bwesikoro gukoresha uburiganya ubwo ni uburiganya niko bamwita Pastor reka tugushimire cyane nakoze cyane kubw'ibitekerezo byiza byawe tubwira abantu ko bajya kuri humura program abaye ijambo ry'Imana abaye ubuhanuzi abayeho indirimbo nibyo bintu kenshi n'ubuhamya nibyo kenshi uzasangayo aho ngaho umuntu rero ushaka ijambo ry'Imana azihariye yego ushobora kuyinyuraho uciye muri comment hasi ukanya muri community yacu aka kanya urabona humura program TV ukore subscribe ujye ukurikirana umunsi ku munsi turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka